nayimenye umutafugege umuuzi byibuze abatafugege nyakwigendera diplomate ndova bana sinye ifunguro ndova senga yakawugirinda mansha byose nkwetse iri funguro rivuye BJ rivuye mu baturanyi bacu badukunda cyane abarundi baradukunda wambuka Kanyaro ukikubita i Burundi batuzana uburobe none ariko bibagiwe injanga bibagiye n'akanyama komutse uburobe se ni butuniga nta muteri batuzaniye amuteri bok mwizina Yesu Kristo umwami wacu amen aho shamba nkukumbuza ko iyo maze umunsi umwe wonyine ntakubona azogabanya ubugere bwawe nkumbura ngende umugabo wawe ndi inshuti yawe nkumbura muri rwego ngiye ngo ndi indyarya nkumbura muri rwego ndakubaje ndi indyarya ntabwo ndi mu rukundo nawe urankumbura oya ariko burete bandi bamubwiye umuntu yamukorana ugomba no kumukumbura nwakoresha abandi se uya ngiye niwe mba nshaka niwe wanjye njyega none nakuze nkufana uzambomoze ibute ko umuntu ufite urufunguzo rw'ijuru ni Yesu Kristo ni Petero si Petero da nta uzagera kwa data ntamugejeje Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo okay uko avuga se ko Petero ngo afite urufunguzo ngewe Yesu ndi kugenda mubona mu byo ndi Yesu wamubonye yaka Yesu wamubonye haleluya Jesus je veux saluer Marie Dodi kanyobye bambabari Yona nzovu tumeze nk'abana mumeze nk'abana nzovu agira ishyari nanjye kandi nuko nzovu ushobora kumusaba nimero zanjye akazikwima kandi azifite nanjye ushobora kumumugara uri muri Amerika ati ngiye kubohereza amadolari 200 ati nshakira nzovu ntabwo ati nzovu yarabuze rwose nta nubwo yaruka muri iki gihugu baramubwira se yakariye ngo tuba amafaranga ngo yakayarapfuye rwose gukina imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge n'ibiga imibare nyirayo ni umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu 666 nayo ni umubare imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge n'ibiga imibare nyirayo ni umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu Pase manase sakwe sakwe soma ngeze mu rutokiro mpura n'ibishokoro abasirikare baramfata okay sakwe sakwe aha ikimasa cyanjye kimya kiziritse kimya kiziritse waragihohoteye uri mu kiganiro ako oya ntago ndi mu kiganiro ndi muri toilette agenze bite ndi kumwe n'abitwa bakamariza barisa banika nibo bankoreye ibingibi bya bintu warogiye kubomora muri makeya nge bambomoye ahubwo none se ngira nyine akureba nawe umuntu reba nawe ibintu wambaye ni ukene nanjye nashindutse ibi bintu mbayeho cyokora cyo nzovu uranyemeje nose byagenze bite kuri oya ariko nakubwira utiteza abantu ariko kwiteza abantu urumva nawe ibyo bintu ari byo uri umushuti wanjye urabizi nawe no kwiteza abantu papa bwe ibyambaye nta byakubaho cyangwa se ndakubaza byagenze bite bituma wambara ikanzu ntabwo namenye igihe nayambariye nose uvuye asura netari kuzuba skari kuzuba yo Nzovu niba ugeze hano reka inzoga rero niba ugeze umbase wareka ndi inshuti yanjye ngomba gukizwa nkagarukira Imana nkagarukira Padiri n'abakristo biwe Joteme n'urukundo hanyuma amour n'urukundo hanyuma joteme se urukundo rw'impyisi barabikuroze ndakubwira ngo felicitation
fermer la bouche uwo munwa uhagarike ngo unyokoboje uguhemba wamubomora. Okay, by the way, yakeshenzi yo nkunze kugana nk'abantu ndusha ubwenge nkaba ngaba. Oya ujye ni Stefani. Ceceka. Reka mvuge wowe uvuga akawunigeze nk'ubugira. Dufashe ubwenge bwanjye bakapima n'ubwaye bakabupima. Ubwanjye nibwo buzima. Wasanga ngiye ubyibuza ngiye. Yemba ngira ngo akesho ngane nk'abantu nk'aba ngaba binjiji batarimo ngiye bari kubatema gitavu. Batigeze biga ku Muhima ngo bakomeza yisumbuye iruhande cyangwa bige Université y'Ibutare. Iyo ngiye gushaka kubacecesha ndavuga by the way. Hedikota bomba riki? Le hedikota ni kukica. Ni kukica. Hedikota hedikota ni icyicaro cy'ingabo. Tuvuge buriya nka Minisiteri y'Ingabo ushatse wita hedikota. Iki? Hedikota. Yimanda kakuroga nanje nuko none ari gukumbuye. Usa naso. Nimba yema na usa na nyoko. Usa nka mukaso. Kubaza ufite telefone mu biganza, ufite na Knowless mu biganza na Bibiliya, ukagwa ugomba kuramira ikintu kimwe, waramira iki? Inzoga na telefone. Na telefone. Naramira inzoga. Naramira inzoga. Ukareka Bibiliya ikagwa hasi na telefone bikameneka inzoga. Yose reka uzima naramira inzoga. Inzoga yanjye iguye hasi yahitishiramo agasigara ivide gusa. Ariko bura Bibiliya iguye hasi nayitora. Barumbwira amategeko 3 cyangwa 5 Imana wibuka. Ntuzibe ntuzarahiza ry'Imana musa mu nyuma, ntusifuze ikibuno cy'umugore w'abandi. Yigisha guteka kuko hari abadamu benshi rwose batazi gutegura icyo kurya, usanga bategurira abagabo babo rwose ibintu bidasobanutse. Ureti ubundi umureti utandukanye n'icyo bita special. Special uba wakizemo kandi kantu nk'agafiriti, ugashyiramo nk'agafi, ugashyiramo wenda nka fromage, ariko iyo bavuze ngo ni umureti iyo ni special, ntabwo ari special. Ubundi babanzamwe umunyu muke byo guteka special, urabanza ifo kitabiri hafi ushobora gukoresha icuma rwose, icuma cyakubita vuba vuba. Ugakomeza cyawe uri kugitunganya neza kuntu burya kati gitunguru neza buryo kiza kujya muri special n'igitunguru. Zureba ukuntu umureti noneho ushyana n'igitunguru. Ariko mbabwire mwa bagore mwe rero, buri umureti ntabwo ukunda amavuta menshi. Ushobora gushyiramo amavuta menshi rwose bigatema, urumva bigatema rwose, ukaza kubirya bimeze nk'ubugari. Wanjye rero ubu ngubu rwose ukabura hiye rwose. Aya rwose uyu mureti wacu kabisa. Ibintu umuntu yabyarira umuntu koko. Reba mbone utari rwose nzikosora mbatekera ibyo nshoboye guteka, naho ndabona ku mureti rwose oya rwose aha ndatsinzwe. N'icyo yabwira umuntu utarajya mu rukundo ni ukwitonda. Ni ukwitonda, ntabwo biriya bintu bapfa kubishoramo umutwe kuba wakoze tonde. Kandi ntabwo ibiburiya byose ntabwo ari zahabu, nizo nama ebyiri gusa. Itonde tu nupfa gushoraho umutwe wawe kubonye, kandi ibiburiya byose si zahabu bro. Umusore nkajya w'igikore w'igishongore namibaruzi mu mutwe namibaruzi. Wowe urayizi? Wowe umutwe ni nka otameroni, umutwe urimo amazi. Uravuga ngo ni voka? Oya ntabwo ari voka, otameroni. Mikrofone wowe urinjije.
wowe niwe munyabwenge. Reka nkwereke mwazo tworoshye. Umusozi muremure bawita ngo iki? Hehe nyine muri Afrika hari Sabyinyo. Injiji. Nzovu ndashaka kwibariza ikibazo kimwe. Everything na every time bitandukanira he? Nguki? Everything na every time. Time. Kimwe gisobanura iki, ikindi gisobanura iki, bitandukanira he? Everything. Everything iseniki. Everything. Ego. Everything. Yendumva everything. Jambo thing. Ariko njya numva ngo abantu bakora thing. Nimba thing ari ugusomana. Everything menya ari ugusomana ku manywa. Sibyo? None rya jambo rindi urumbaje niki? Every time. Every time. No gusoma buri kanya, gusomana buri kanya. Every time. Ubwo everything na every time bisobanura gusomana buri kanya.